Ushobora kuba uri umwe mu bareba pornography cyangwa se uri umwe mu bazikonsoma ariko ukaba utazi ingaruka zazo. Kuzireba bigira ingaruka cyangwa se binatera ingaruka ku buzima bw'uzireba. Ariko uyu munsi mbere yuko dutangira kubabwira buri kimwe cyose, tugiye kumaza tubanyurire mu makuru cyangwa se mu bintu byinshi wagiye uhishwa kuri pornography. Ese zatangijwe nande? Ko ureba pornography, ese pornography zatangijwe nande kuzikina? Ese ninde founder wabyo? Uyu munsi rero buri kimwe cyose kuri porno twakibagejejeho cyangwa se tugiye no kukibagezaho, kuko turabwira ingaruka zo kureba pornography cyangwa se buri kimwe cyose. Uyu munsi nyine twafashe umwanzuro wo kubibagezaho kuko tubona mwarabaswe cyangwa se bamwe muri mwe mwarabaswe no kureba pornography. Wowe nta kindi usabwa uyu munsi usibye gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Naho nge ugiye kubagezaho kino cyegeranyo nitwa Ime, uhawe ikaze. Pornography kuva zatangira ku isi cyangwa se kuva zatangira kugaragara hashize imyaka isaga 2020 ibikorwa by'urukozasoni byaratangiye kugaragara mu isi. Ibi bikorwa by'urukozasoni cyangwa se aya mashusho y'urukozasoni akaba yaratangiye aho abantu bagitangira kuyakoresha cyangwa se no kuyakonsoma. Bagitangira abantu bashushanyaga cyangwa se bakabaza amabuye. Kuri ayo mabuye hakaba hariho ibishushanyo by'ibitsina cyangwa se by'imyanya myibarukiro cyangwa se ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina. Haba mu bwami bw'Abaroma, ubwami bw'Abagiriki niho byakunze kwibanda cyane. Ariko ibi byatangiye mu myaka 500 mbere ya Yesu Kristo kugeza ku kinyejana cya 4. Nyuma ya Yesu Kristo habayeho amashusho y'ibishushanyo, ibitabo byagaragazaga ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina cyangwa se ibikorwa by'imibonano. Birumvikana ko nyine iterambere ntabwo ryari riraza nk'uko pornography uyu munsi usanga ari video. Mbere ntabwo ariko byagiye bikorwa. Mbere bashushanyaga amashusho cyangwa se ibishushanyo. Nyuma yo kuvumbura imashini icapa mu kinyejana cya 15, ibitabo n'amashusho byatangiye gukwirakwizwa cyane mu kinyejana cya 19, ariko nyine byaravumbuwe mu mwaka cyangwa se mu kinyejana cya 15. Uko imyaka yakomeje kwiyongera, iterambere ryaraje, photography yaraje, hakorwa amafoto mu kinyejana cya 20. Filime zatangiye gufata indi ntera, hanyuma ushatse kubikonsoma akaba yabikonsoma kuri VHS cyangwa se DVD. Ibi rero bikaba byarifashishwaga mu kureba izi filime z'urukozasoni cyangwa se izi pornography. Kuva mu myaka y'1990 internet yatumye noneho pornography zisakazwa cyane kubera ko byari byoroshye ku buryo zasakazwa. Ushobora kuba wibaza uti ese pornography zatangijwe nande? Urebye nta muntu n'umwe uzwiho kuba ariwe watangije kuzikina cyangwa se watangiye kuba yatangira kuzishyira hanze cyangwa se gufungura urubuga. Zagiye zikwirakwizwa mu buryo butandukanye kandi bigakwirakwizwa mu buryo bwa buhoro buhoro. Ariko ushobora kuba wumva n'iri jambo pornography ukibaza ese iri jambo pornography rikomoka kuki? Ese aya magambo akomoka kuki? Urebye ano magambo ya pornography bikaba bikomoka, mbese pornography ni ijambo rikomoka mu gihugu cy'Ikigereki. Porne cyangwa se porne risobanura indaya cyangwa se umusambanyi. Naho iyi graphy mu Kigereki ikaba ivuga kwandika cyangwa se ishusho. Mbese muri rusange mbere ushatse kubishyira muri pornorisation wavuga ngo ni indaya cyangwa se umusambanyi ushushanyije cyangwa se ubwo nyine n'amashusho y'indaya cyangwa se amashusho y'ubusambanyi. Ushobora kuba wibaza uti ese pornography igira ingaruka? Izo ngaruka ni izihe? Pornography ni iki? Uko imyaka yagiye ikura pornography byagiye bigenda ute?
komeza ukurikirane ino video ariko wibuke ukande kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho. Wowe icyo ugomba kumenya cyangwa se icyo ugomba gucyura, menya icyo pornography cyari cyo, menya uko ikora ku bwonko. Ushaka kuba unibaza ese pornography irangiza? Yego, ariko reka manze nkusobanurire. Ese pornography ni iki? Kuko twatubivuze haruguru mu mateka yayo, ariko urebye ubu ngubu iterambere ryagiye rihinduka, aho pornography ishobora kuba ari amajwi, video cyangwa se inyandiko bigamije gutera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ubireba. Ibi byose bikaba biboneka kuri internet ubu ngubu, ndetse ugusanga mbese amagambo cyangwa se ibintu byerekeranye n'urukozasoni ushaka no gusanga rimwe na rimwe ubikonsoma akoresheje mu kumva amajwi, undi akabikoresha binyuze mu buryo bugiye butandukanye, dore ko wakoresha mbese ibi bintu by'urukozasoni yanyura mu nzira zitandukanye bitewe n'uko internet yarabyoroheje n'iterambere ryaroroshye. Ushaka dise pornography irangiza? Ushobora kuba uzireba nawe utazireba ariko uteganya kuzazireba, menya ko pornography zangiza cyane kandi nabi cyane, ahubwo niba wanazireba gushatse wabireka. Wakwibaza uti se n'ukubera iki? Pornography yangiza mu buryo bw'intekerezo, ari byo physiologic, si mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina bisanzwe cyangwa se bya nyabyo, ahubwo iyo umuntu areba pornography bishobora kumutera ubushake cyane bwo gukora imibonano mpuzabitsina, bigatuma yikora ku gitsina, ari byo bimwe bita kwikinisha kugeza arangije. Ikindi kandi kureba pornography, urebye bamwe batikora ku gitsina cyangwa se aba batikinisha, bishobora kubangiriza mu ntekerezo, bakaba ibitekerezo byabo mbese bifokasinze ku mibonano mpuzabitsina cyangwa se kuri sex cyane, bigatuma baba imbata y'irari, aho usanga ibintu byose bari gutekereza hazamo ijambo cyangwa se ibintu byerekeranye n'uburaya. Ikindi kandi kureba pornography bituma uyireba yakoze imibonano mpuzabitsina yikora mu buryo ndengakamere, ndetse akabikora mu buryo bubangamira uwo bakorana iyo mibonano mpuzabitsina, ugasanga uburyo ki wowe uri kubikora ndetse ushatse kubikora nk'uko abo bakiniza filime babikora, ugasanga wowe urimo urangiza uwo mukorana iyo mibonano mpuzabitsina, rimwe na rimwe we ntabimenyereye. Rimwe na rimwe n'aba bakina filime z'urukozasoni turi kubategurira video babwira uburyo ki bikorwa. Aba bakina filime z'urukozasoni barabanza bakanywa ibisindisha cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kugira ngo batumva ububabare, nubwo ubona babikora kuriya barababara. Ese pornography ikora ku bwonko? Icyo kibazo ushobora kuba ukibaza. Nk'uko twabivuze, irangiza ndetse no mu buryo bwo mu bwonko, ariko ntuzi ngo irangiza. Reka tubasobanurire. Iyo urebye pornography, umubiri wawe usohora umusemburo wa dopamine cyangwa se umusemburo w'ibyishimo. Iyo ukunze kandi kureba porno, ubwonko bwawe bumenyera ibyo byishimo, bigatuma ureba pornography cyangwa se wowe unayireba uhora uyireba buri gihe. Niyo mpamvu usanga benshi barabaye imbata yazo, ugasanga buri munsi ari kumva yahora yireba bitewe n'uko nyine bimutera gusohora umusemburo wa dopamine. Ibi rero bikaba bituma uba addicted cyangwa se uba imbata yo kureba pornography, ukaba wumva wahora ureba pornography buri gihe. Ushaka kwibaza uti se ingaruka mbi zo kureba pornography ni izihe? Nta kindi wowe usabwa uyu munsi nyine nuko wibuka ukajya unasharinga ku nshuti zawe, kuko ni benshi babaye imbata yazo. Ufashe ino video ukayisharinga ku nshuti zawe byagufasha kurusha uko njye byamfasha, kuko nkeneye ko tuba abantu bazima kandi bazi ibyo bashaka, pana kuba abantu bashaka ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina, kuko ntabwo yubaka ahubwo irasenya, igasenya n'amarangamutima y'uyikora cyangwa se nunareba izo pornography bikamwangiriza. Ese pornography ko yangiza mu buhe buryo? Pornography byangiza ingo ndetse zikaba zanasenyuka.
iyo umwe abaye imbata ya pornography bituma abona uwo bashakanye nk'utarimo cyangwa se nk'uwo bataberanye bitewe n'abo bana bayarebye muri pornography. Rimwe na rimwe umugabo wabaswe no kureba izi pornography bishobora gutuma yumva ko ashobora cyangwa se anashaka gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko yabibonye muri izo filime, ariko urebye uburyo ki bo babikora, wowe kubikora byagusaba imyitozo, kandi nk'uko twabivuze haruguru aba babikora usanga baba banyweye ibintu bishobora gutuma batumva ububabare. Ikindi kandi kureba pornography cyangwa se indi ngaruka yo kureba pornography bigutera kwigunga ndetse n'ipfunwe. Abantu bareba porno bahora bafite ipfunwe ndetse n'ikimwaro ndetse n'agahinda. Rimwe na rimwe hari igihe usanga ureba izo porno mbese biragenda bikakwangiriza mu bwonko, nk'uko tutabibasobanuriye neza turimo turabategurira video bibasobanurira byose. Ikindi kandi kureba pornography bitera masturbation cyangwa se kwikinisha bihoraho cyangwa se kwikinisha igihe umaze kureba izo pornography. Ni benshi usanga bareba pornography barabaye imbata yo kwikinisha bitewe nuko ni ibintu bita bikurikirana. Ari izo porno nta muntu bari kumwe ushobora kumugabanyiriza ubwo bushyuhe agahitamo kwirangizaho. Rimwe na rimwe bituma ubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse bigatuma umubiri usenyuka, bikangiza ubushake bw'ukuri bwo kugirana imibonano mpuzabitsina n'uwo mukundana cyangwa se n'uwo mushaka ko yaza kubera umugore. Ikindi kandi bigatuma utagira imibanire myiza na bagenzi bawe kuko biragenda bikakwangiriza n'amarangamutima. Rero niba unikinisha ushatse wabireka. Ikindi kandi kureba pornography bigutera igihe ndetse n'amafaranga, kuko kureba pornography hari zimwe mu mbuga saba ko ugomba kuzishyura kugira ngo urebereho iyo video y'urukozasoni. Hari n'izindi mbuga aho usanga mbese unarebye izi mbuga nyinshi usanga kugira ngo uzigere uba waguze iyo internet, kandi iyo internet igura amafaranga ntabwo ari iy'ubuntu. Aho jya umenya ko buri kimwe cyose uba urimo uratakaza. Ese hari abo byaba byarafashije kureba pornography? Nkuko twabivuze haruguru tubabwira amateka yabyo, ariko hari bamwe mu bavuga ko pornography cyangwa se abarebye pornography byatumye bamenya uko ubuzima bwabo bumeze, cyangwa se bigatuma banakosora amwe mu makosa bakora igihe barimo baratera akabariro. Ushobora kwibaza uti ese wabigenza utera wabaye imbata ya pornography? Ntukihebe, menya ko atari wowe wenyine, ahubwo menya uko ugomba kwitwara kugira ngo ureke kugumya kuba imbata y'icyo kiba, ahubwo ushaka uko wakivamo. Menya impamvu ubikora, ariko umenye ko atanari wowe wenyine. Icyo kibazo ufite ni benshi bagifite, nanjye ubikubwira ubu nanjye icyo kibazo ndagifite. Ikindi kandi shaka gahunda ikuganisha ku buzima bwiza. Nyaboneka uko kureba izo pornography ushobora kuvunjamo uwo mwanya ukabura kwiga, gukora siporo, gusenga, kwegereza umuryango cyangwa se n'inshuti. Nibyo bishobora kugufasha mu gutuma urukundo rwawe rukomera waririnze kureba izo pornography. Ikindi kandi siba cyangwa se ufunga imbuga zishobora gutuma ugira irari. Ushobora kufollowinga umuntu uvuga amagambo arimo ibishego cyangwa se ibindi bintu bishobora gutuma ugira irari, nizo ni pornography. Rero jya ugerageza wirinde ibyo bintu, izo mbuga zifunga abo bantu bafollowingure. Ikindi kandi shaka inama ku mujyanama w'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se umuntu wizeye ushobora kugufasha mu gutuma ugabanya kuba cyangwa se unareka kuba imbata yo kureba pornography, kuko pornography ni bumwe mu burozi Satani yasutse mu isi abinyujije mu bazungu, kuko izi mbuga zicururizwa amafilime y'urukozasoni zirinji ni zimwe muri filime zirebwa cyane kandi zikaninjiza menshi cyane. Ikindi kandi ryamara n'uwo muhuje igitsina igihe, simvuze ngo umutinganye nyaboneka, ushobora kuba ariko ubyumvisha, ariko ndakugira inama ko igihe cyose ugiye kuryama wajyamana n'umuntu mudahuje igitsina kugira ngo utagira cyangwa se ni ushaka kuryamana n'undi muntu ari wese ariko bigutera isoni mu kuba wareba ibyo biburagasani.
Ikindi kandi hindura ibyo uha umwanya, wasoma ibitabo, wajya mu matsinda y'iterambere cyangwa se ibindi bintu. Icyitonderwa, pornography ishobora kukurangiza mu buryo bw'akanya gato ariko ikagutwara icyizere cy'ubuzima bwawe. Rero gerageza niba wanazirebaga ubireke. Njye nitwaga Aime, wakoze kureba ino video, ntugende udakanze subscribe.